Muracyari kumwe na Odette Ingabire, ndakwitsa kuza kandi subscribe, like, comment and share kugira ngo utagicikwa n'inkuru zacu za buri munsi zubaka kandi nziza. Ndabizi neza warukumbuye Baby Laura channel, warukumbuye njyewe na twin wanje, warukumbuye inama zacu, warukumbuye inkuru tubagezeho za buri munsi. So we are back. Ngo tuzongera gutenda. Benshi mwibazaga niba twarazimye, ariko we are not the girl that gave up. Ntabwo tujya ducika intege, nuko hari ibibazo byinshi twari turimo, but we are back right now. One day naje gufata telefone zanjye ebyiri, zari telefone ebyiri nziza, ndangije nambara ncuranga indirimbo rimwe, negereje amatwi cyane, nashakaga kumva niba hari ikindi kintu ntari bwumve. Nakomeje kumva ya majwi, numva amajwi ari kunyattractinga cyane, uko byaririmbaga nanjye niko naririmbaga. Nararirimbye ku rwego rw'uko nari ndi mu nzu, ariko umuntu wari uri hanze ashobora kuba naramubangamiye ibyahatari, ashobora kuba yaratekereje ko ndi umusazi, ashobora kuba bitazi ukuntu bimeze. That is the same as wearing the headphone. Hari ukuntu wambara ekuteri, ukambara headphone cyangwa ikindi kintu, bityo bigatuma aho uri we wumva uri isolate, hari ibyo ugomba kumva n'ibyo utagomba kumva. Uyu munsi rero ntabwo nje kukubwira ibyo ugomba kumva. I'm here for you. Ntabwo nshaka kuba nka umuntu uba wambaye headphone waravuze ngo ngomba kuzumva ibi ngibi ntabwo bindeba. No, by the way, ndahanga kukubwira ibigufitiye akamaro, apana ibyo ushaka kumva, kuko hari ibintu byinshi tuba dushaka kumva biba bitadufitiye akamaro. Ndahanga kukubwira ngo you are stronger more than before, you can. Ndahanga kukubwira ngo nothing is possible, just try. Niba bigusaba kugenda n'amaguru wirukanka, uzirukanka. Niba bigusaba kandi then nibigusaba kuba wagenda gahoro, uzagende gahoro. Nibigusaba no gupfuka, muzapfukame. Nibigusaba kugenda ukambakamba, uzakambakamba. Ariko I'm here to say that don't give up, don't give up. Nicyo kintu kinzanye ubu ngubu nonanje kukubwira ngo don't give up. Ndabizi neza ko ushobora kubitekerezo ugasanga wenda avuga ati it is not mine cyangwa ntabwo bikureba, ariko ni wowe ndi kukubwira, wowe udukurikirana uko bwije nuko bukeye buri munsi. Ndanga kukubwira ngo don't give up. Iyambura izo headphones wambaye zikubwira ngo you can't, ndagira ngo byiyambure ukore. Ndagira ngo uyambura abo bantu, uve muri abo bantu birirwa bakubwira ati bira bifite ba nyirabyo, nawe ni ibyawe. You can. Please don't give up. Impamvu mubwiye gutyo nuko mbizi neza ko hari abantu benshi rero bakubwira ati ugutera imbere se sha bira bisaba abantu bo mu muryango w'abakiri, bira bisaba abantu nyine bafite ifungo bamaze kugeraho bagomba kubira. But you can be that rich person. Ese ntabwo uzamateka n'umugabo bitaga Ibrahim Kelly wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabayeho mu mwaka w'1831. Uwo mugabo kuva muri uwo mwaka kugeza mu mwaka w'1860 ukoze interview ni hagati y'imyaka 29. Uwo mugabo numwe mu bagabo bavuga ko ashobora kuba yaratsinzwe inshuro zirenze 1000, ariko finally ubwo muri uwo mwaka nkubwiye w'1831 yatsinzwe ikizamini cy'abadepite, nako yatsinzwe amatora y'abadepite. Amajije gutsindwa umwaka wakurikiyeho yagiye muri business biranga, yaje gukomeza trying more times, ariko finally ibyo byose nubwo yagiye abitsindwa, finally yaje gutsinda abaperezida wa Amerika mu mwaka w'1860. Urumva rero ntabwo uratsindwa inshuro 1000, wowe umaze gutsindwa inshuro 20. But I know you can, and ndabizi neza ko icyo utekereza kudashoboye uragishoboye. So rero see you soon. Ndabakunda cyane, murabizi ni Odette Ingabire Wizimugwaneza Laurence. Turabakunda, tugarutse gutya rero turi kukubwira ngo never give up. Ntuzigere ucika intege, ikintu cyose ukunze ujye ugikorana umwete, kandi gucika intege ni kimwe mu bintu bya mbere kigaragaza ko